Ndazikunda ziri mu kiraro, nkazikunda zirongoye, nkazikunda zikama, nkazikunda zishokera, nkazikunda zinywera amata. Uwazimba yajyana ababyeyi. Inabonye mu rucyaro mfizi rwajya gukeka iwabo wa Kigeli se w'Akobwa. Iti nimba n'impeta y'umweru, ntabwo yumvira induru mu gutwi. Ishashi y'indamusi ndarika igira indongozi. Imfura za data rero, nserutse mu rwuri n'umutahira w'inka za data, nje kubabwira inka twakoye. Nayo zirebye nsanga ni inka nziza zikamirwa abasaza zikabatera gususuruka zikarira abakecuru gususumira. Inka nziza zikwiye umugeni nkabusi, uw'amata matemba itoto, uw'ubwiza bucanye nk'izuba, uw'inseko izira imbereka, uw'uruhanga ruhehemuye, uw'amataye amwe atagora abatayeri, umwari ukwiye umugeni nkaka. Data rero ntabwo naje kubabwira amazina yabo gusa, ahubwo nababwira amazina ye. Kabura nkundire maze twidikiza mu mahamba ndaza kubabwira n'amazina yabo. Iyamurangwa wa mugabo, dore ngo ikizirira kandagira ibitare bigatuntu bikagira temura imisozi bibaya bikaniye. N'abari ku ruhimbi bagasesa amabera bati mubera birori giyirajwe ibyatsi bikururutswe. Nizangangare ya rugamba, nyina w'imfizi, nkaba nyina w'indati rw'abahizi. Mu nkundire ntakiwe kuko ndenga abahizi. Bigira amabera atunga abashumba ku ishyamba, bakwe n'abakazana basiganiye kugemura. Nanjye ndamureba umujinya urambamba ndamugaye. Mu gitondo cy'umutururu bakurungi bagira bati itondo impaduka n'icumu nimureke nibura umwanzi yazindukiye. Bakimbona amaso bayerimiza mu butaka, batura tumenyera umwerera abantu imyumbati yabaraje ku nkeke bangeri. Narababwiye ni inka z'iwacu n'urweso rwamuriye mu batindi rukabonekera mu batayi. Burya mu ndi nka zibarusha icyo zikundira, ziri mw'indekwe nyambo zikaba mpinga ya rugina. Indekwe nyambo data yayigabanya umushina bashakamba, abashi bayiboye bayiruka inyuma bati inka yaryoha ku mushina. Nanjye ndabareba umujinya urambamba ndabagaye. Narababwiye ni inka ntiyaryoha ku mushita, ahubwo yaryoshya ikibugu. Ni nanjye iziwacu narazifotoye agafoto n'akagize irangamuntu. Koga mwangeri ngo n'urutete bayibanguriye urutanga kwikundi byari inyumba n'iyumba amagaye ndaza. Iyo amagaye ndaza mbanza mukondo ukambanda bwiragira mukikiro ngataba ya kinyambiyo mu rwaza buzima. Inka z'iwacu ziri mu gitare gitebeje umukoni n'uyu mu rwaza buzima. Iyo ni igitare gitebeje umukoni n'uyu mu rwaza buzima. Ibitambo gutebera igacubagana batayifite bakayifuza ikibugu. Gokora se bw'ikiraro na veterineri bakunda itera inagiye. Iyo ni mugondo rwandoze inzoka mu ndiyo mu rwaza buzima. Ntibambariye bambeshya ngo inturusuzi wabo ngo ni ndende, ngo rwigeme zigenda hejuru. Ngiye kureba nsanga indende zikabakaba mu mabuno. Barongera barambeshya ngo inka ntizizajya mu ijuru. Nanjye iryo joro singayijyemo ndakaribura. Baturikinira wa mugabo, nerega na Yesu yavukiye mu kiraro kubera gukunda inka mwangeri mwe. Iyo nisabiraga ya rukingi maze ruti rw'urubiya rwagurira mininga bizi yo mu rwumvi irangamirwa na rubanda mu ruhango rwa Kigali bakayibwirwa n'urwamo rw'amakombe mu za Ruganda gahore. N'abaje gushenguruka barababura, n'abasheza bakabahora, n'abumvise inkuba zezanye basigaye mu biraro baziraga beza uturuka bakimbana barakorana bati mbe mutahira bati twereke Nyamigogo, bati bacuranga mu kagari. Nigiriza zituruka ku isoko izambariye amakamba n'iruzindaza mugabira atera ntibagarure. Bangeri bati twereke imizigenda imbere, umugabo atizereka inzira, nitwikire amaso twihagire nicyo cyatuzanye. Iyo niyo amahembe aracyatema ikirere, ku mubiri isa n'ikirezi, bikuyeho mu kirenga, n'inyampete ya Rwakibi. Bati ibigwi byayo, nigenda imbere y'inka bambikaza abashorezi bahirima akagongo. Bahamagara abakobwa, bazizanira ibyangombwa byazo. Bahamagara n'abandi igiye kuziririmba bati bongereza bati tubwire Nyamitenderi. Iyo ni rutete ruhara umubiri, iyo ni rubango rubara imbavu, iyo ni rubabaza ni rubimbura, iyo ni rubanda ho mu kwivuga. Abahungu baje kwihana basanga yasha baje bayitegera amaboko igihe ntibakubita. Batese
gushyikiriza inkuyo simbutoza uko bayikoresha kuko ibyo urabindusha. Data urakoze umpaye agasa n'ubwatsi bwazo inyegeye n'akandi urakoze urakagira Imana. Reka nitwarire kano ka Fanta Solange gasa n'abakobwa beza nawe zarambagiza neza. Data rero ndumwe wagezeho nkabona umuhanga yogeza undi. Data sinaje iwawe nambaye ingofero ahubwo n'isinde ry'abashumba kugira ngo izuba ritazasinda mu gisambu. Guhorera mu ruhanga ruzaba uruhanga abagahungu rwawe kagira Imana. Urakoze urakagira Imana. Ndabona umpaye dusa reka njyane n'akangaka nako. Data rero ndabona umpaye udufanta twinshi akangaka nagaha abashumba akanange ndakampoya nazo zose ndazinywa iziza guteza akavuyo byose ndabisohora n'ibyo babyifuje. Data rero kano ka Fanta Solange hari ibanga Rusi yambwiye ngo nzaribwira Adamu. Yarambwiye ngo iyi Fanta isobanuye. Iyi fa ya mbere bavuga ngo fata neza, iyi A ya kabiri kavuga ngo akajambo, iyi na ikavuga ngo nakubwiye, iyi ta ikavuga ngo tuzabana, iyi A ikavuga ngo akaramata, muzabana akaramata. Adamu rero bakagushyikirije oya n'ibiri guhaguruka, bakagushyikirije ukaza kugashyira imbere y'imbavu niba gukura umukwe wacu. Umukwe wacu uyu munsi urakira umugore ntabwo wakira ibitoro. Reka ngacisha kuri uyu mukuru maze aze kugeza agashyira imbere y'imbavu.
bishoboye kandi no mu bundi buryo nk'ubwo ngubwo abafite birantega ntacyo bitwaye, tugashima Imana kubw'uyu munsi. Turagushimye Imana nziza, tugushimiye yuko ubana natwe muri byose. Uyu munsi nk'uyu twari tuwutegereje, none twawubonye. Turakwereka ibiri buze kubera ahangaha byose, ibiri buze kuvugwa, ibiri buze gukorwa, ukunywa ndetse no kurya biri buze kubera ahangaha byose bize kuba mu gushaka kwawe. Turakwereka uri buze kugira icyo avuga ngaha kize kuba ikiguhesha icyubahiro. Turakwereka kandi abageni dufite none, uyu munsi ukomeze ube uwabo, bawishimemo, bishimire umubano w'abashakanye ubu n'iteka ryose. Turagushimiye yuko byumvishe, tubisenze tukwizeye, turakoze, amen. Munyemere duhuze ibiganza dushimire Nyagasani kubw'uyu munsi. Zigiye wavumbi umutaramyi ibyahanye, murakoze cyane. Aha turi ni mu Rwanda rwa Gasabo, tukaba intore n'intore z'intajorwa. Turi mu muryango mwiza wa Kimonyo Bonifasi. Iwacu tugira ibyiza batoje mu buryo nk'ubwo. Dufite intore yo ku Mukondo, umubyeyi Ikaramba Sylvestre. Umubyeyi nyemerere gushimire ko wemeye ko mpagarara muri izi mfura zitari impfunya. Nabonye abaza badusanga, ntabwo natinyuka ngo nakire uwo dutanganye ubupfura. Nabonye nyir'ingendo ubereye inkera, nibuka ko sogokuru yambwiye ngo abanganya amatako barabyinana, abanganya inka bakaragira n'abanganya amaboko bakaramukanya. Sincyome mu cyomoke, unyemerere wakire umugani w'ubupfura. Uracyaba Bravo neza. rero kananze Hashize igihe waza nanjye rwose. Kugira ngo mbibutse yuko amashyi atagira impungu yitwa impuha. Murakoze gutanga impuha. Munyemerere tubashimire mu mashyi ibyanyabyo n'impundu nzumve z'ababyeyi. Intore yo ku Mukondo mu muryango wa Bonifasi yaciye iteka, yagize iti umuhogo n'inkundi. Abanyabigagara n'abanyabyuma nyamuneka mutugezeho ibyo mwaduteguriye, dore amazi yatendegeze kure. Ababasaba amazi mugire gutya muyabahe, mubakome ikiziba mubahe amazima. Abasaba imitobe mubigenze gutyo. Abasaba kandi aya ngaya yitwa ko arayariba nayo mubigenze gutyo ntacyo bitwaye. Mwirinde inkangaza zikanga imitima y'abizera, ibyo twarabizigurutse turakaramba. Abanyabigagara n'abanyabyuma ndavuga bo kuri serivisi, nyamuneka nimutugezeho. Nanjye icyaka cyameze mwirugu kandi murabizi ko ari ingeso. Hanyuma rero ngira ngo uko mukomeza mubikora gutyo muduhereza ibijyanye n'ibyo ngibyo twabateguriye. Hariya twabonye bafungura ubwiza bw'umutobe, ntabwo yakiriye uwe. Mu gihe natwe bakomeza kutugeraho, reka twitegereze Adamu uko yakira umukunzi. Adamu niyo nkuru rwose turayishimira, niyo mpamvu tuvuga ishimwe. Ngaho uko bamubwiye uzabigenza ubigenze utyo, umwitegereze hanyuma akira nkebano muri ubu ngubu ngo ni ikirahuri, hanyuma ugira uko umugenza. Aramwitegereza aramubwira ati rusi wanjye rero ntuzicwa n'inkota. Maze nabo aramubwira turakoze rukundo. Arongera nanone aramubwira ati akira wumva uburyo biryoshye. Ubwo niko urukundo ngukunda nanjye ruryoshye. Tubibonye dukoma amashyi y'urufaya tubashimira. Nuko hanyuma rusi ishimwe aritegereza aramubwira ati mugabo wanjye, ikiganza gihamya mu gihumbi. Aramwegera bya nyabyo aramubwira ati muganje wanjye akira iryo barimwe. Amwongera bwa kabiri, arabizi ko akomeza kumuhana umuhate. Biba gatatu nanone ongera mwongere nanone. Ariko Imana igakunda abagabo we. Dukoma amashyi tumushimira ibyo akomeje kutwereka uyu nguyu. Aragira ati rukundo rwanjye wowe niyo nkuru. Hanyuma rero marene munyemere namwe mujyejuru mufate ku birahure kugira ngo ifoto tugiye gufata izabe y'ubwiza. Mwese mwakire uko mubabona mu bwiza. Ubuzima bwanyu ni mubishaka mubigenze uko nguko. Abanyabigagara n'abanyabyuma nizere ko muri kutugeraho. Icyo cyaka nigikomeze kugira Bwaje nyoboye
mugera mu gikoni ko mwadetse byahiye. Niba byahiye se byagenze bite? Mutwereke ariko ikimenyetso cyo nakibonye, hanyuma bamwe bateguye kugira ngo bajye baba hafi yanyu. Wa mutima mwateguye w'uburyohe butagereranywa ungana uburyohe bw'urukundo, reka nanjye nitegereze. Buri wese niyakire. Mwe baretse bakobwa beza mwe muri aho ngaho gatoya kuko turacyakomezanyije. Akira koraho rwose, ugira icyo wakira ugifate mu ntoki. Kuri uwo mutima rwose aritegereza aramubwira ati reka murebe ngaho mwongere mubakire ntacyo bitwaye. Uretse atamuwe ntabwo twari duhari, uretse mubakire ibyo bafite bagera kuri ayo masomo meza. Rwe mugiye ku ruhande kugira ngo twirebere ibyiza, natwe isabedi yanyu itaha izagera tubarebe. Hanyuma rero Adamu niyo nkuru ndayishimwe Rusi. Ntabwo twari duhari ariko uyu munsi turabimenya. Uwabanje kubwira undi ngo ndagukunda namubanza umutsima maze ndebe. Ese mama nuko byagenze. Tumushimire kubw'intambwe yateye. Hanyuma niba yarakubwiye yego atabanje kukubwira ngo nzabitekereza, ubwo arahita nawe abigezemo. Nuko murakagwira murakarambongera ntawe umuhari mwe muhana umuhati wumva byara. Arongera bigenza cyo aramubwira ati byumva uko biryohereye bya nyabyo, ngirira ijoro ry'urukundo rizira kwandika kane n'imbeho iyo mu ibanga rya gihanga aho dukura abantu. Murakaramba hanyuma namwe muraje mudusangize. Reka mubwire ko itangazo rya Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Dawa Nyagasani, ubwo urukundo n'impuhwe utugirira. Ntabwo twagusabye ibyiza none wabiduhaye. Tugarutse kugushimira. Turagushimira yuko wabaye natwe kuva mu kwitegura ibi byose. None umunsi nk'uyu mwiza wabaye kandi aho tugereye aha ngaha turabona ibyiza. Turakwereka ahazaza haba bashinze urugo, ubumwe bw'abashakanye basezeranye imbere yawe Nyagasani, ubakomereze mu rukundo, ubazirikishe imigozi y'imbabazi, ubasobekeshe urukundo rudashira bagomba kubana mu karamata. Natwe ababo uduhe gukomeza kubaha icyubahiro n'urukundo bakwiye, tubabe hafi kandi kugera ku munsi ibyo basezeranye bizaba bisohoye. Umwe yagiye mu buzima ubundi n'undi yagiye mu bundi. Urukundo rukomeze ruganze muri twe, rukomeze twishimire ko turubona ubu ngubu ubu n'iteka ryose. Turagushimiye ko ubyumvishe Nyagasani.